murakaza neza kuri Baby Laura channel na audio twingabire akirukanya mibwa mugwaneza Ulanzi. Baby Laura so ubwashize dorukana nkubwira ko boyfriend wanje ari we wabaye wambiri uko kunyiba kandi no yari afite amafaranga yiwe. Anyway, I get time and I think that si umuntu ko namukundaga ko I didn't each and everything kugira ngo ndibe ko ngiye nawe twagera kure, but the best proof is that he or she want to steal me. Nahise mvuga ati this is not a true love. Uru ni urukundo rushingiye ku butunzi. Naramudinayize mpita mubloka ndavuga ati I'm the one to make a decision. Nta muntu n'umwe mu buzima wigiraga afatira icyemezo. Baby, burya nawe hari impamvu hari muratera imbere. Icya mbere first urajya gukora business kubanza kugisha abantu inama. Umwaka akubwira ati oya bikore gutya ibindi bikore gutya, but you have to focus. Ugomba gukora cyane. Hari uzakubwira ati ibingibi bireka kubera kabona kugiye kumurusha kuzamuka. Don't you know? Hari undi uzakubwira ati bikore kubera ko nyine abona ko nta kundi kuntu bigenze. So I take my time and then I think that icyaba kiza no kuba boyfriend namureka akabukwe nanjye nkabukwanjye naramuretse kandi byarankondeye. Wowe uraje mbwire ngo ntago byari bushoboke. Baby, nothing is impossible. Burya mu buzima ibintu byose nibyo tuba twiromaritsemo. Our thinking is better than each and everything. Nta kintu na kimwe kidashoboka. Icyo kintu utekereza ko kidashoboka nicyo kiba gishoboka kurusha ikindi. So I started to be a stronger person. Wa wundi natekerezaga ko ni mubura nzapfa natangiye kubaho ntawe mfite kandi sinapfa. Umwe twavuganaga buri munsi everyday calling. Ni ibintu biba bigoye biba biri so tough kuvugana n'umuntu buri munsi, ariko anytime kigiye kikagira ukavuga ati no, I have to stop saying with him or talking with him. Igihe cyarageze ngiye nawe turatandukana. Ubu right now I'm a good girl with good heart. Mfite amafaranga yanjye. Naciye muri byinshi byashoboraga kungira weak, ariko anyway nahaye agaciro ibyo ngibyo naciyemo. That is why always I don't want to lose each and everything I have, even if it can be one coin. Sinjya nkunda kulostinga ikintu cyose navunikiye. So be like me, ndakwinginze. Don't just let things like go as granted. Sujutekereza ku kintu wavunikiye, better tell me, respond. Ese ujutekereza ko icyo kintu buryo umunsi uzagitakaza uzabutakaje igihe kinone gikomeye cyane. Ibaza umwanya wataye uri muracaka ikintu, wenda for example like money, like a true love. Ibingibi ndabibwira abahungu n'abakobwa mu nkurikiye, mwebwe mu nduta cyangwa mwebwe nduta wa gatoya, better think twice. Burya kwa warostinga buri kimwe cyose ubwo kuneye n'umukobwa muradetinga na one year 2 year urashaka kumurostinga for finally you are in losing. You are in a wrong way. Ndabigira ngo mbikubwire kandi utumve neza. So rero sweetheart, ibikomeye nanyuzemo n'ibyo ngibyo byangize ukomeye. Right now I'm strong, I'm not weak, I'm stronger more than you think. So be like me, learning to be strong like me. So ndabakunda cyane murabizi. Nice moment. Mukomeze kudukurikirana. Remember to subscribe, remember to just tell us comment aho ukeneye ko tukugira inama utubwire, ikibazo ufite waba ukeneye ko tuganiraho twebwe nawe utubwire, just kugira ngo tugufashe. We are not wise but together we can. Mwari kumwe nawe de twingabire mugwaneza Ulanzi akirukanya mibwa Baby Laura. So don't forget to subscribe on our YouTube channel. Don't forget to show us love. We love you so much. See you.